nta kantu wadupfunyikiramo se ngo tugende twizari twize iyo twabirira hano wanyu reka mwagapanda Yaka ndabona wararyoshye sha burangiye bura rero mwinywera biki ariko kubera izuba niki iri zuba iri ngibi kugira ngo niki cyaka bura kunywa primus muri iyi nzoga y'abagore Gatarina. Uyu muntu ntabwo wari umuzi w'umudamu. ubwo sinzi impamvu banze kunyica kuko nta rupfu rurenze gusa uzi kubona umwana wawe yicwa n'inzara nicyo kintu cya mbere kibabaza njye ntabwo ntabwo ariko kuhana ubuhinzi ubundi afite oya reba zana zirimo n'ibindi kurwakira kazaze kuba mwana wanjye karise maramiki nabaze nshakese ndazaza kwicara mu nyuma y'urugi gusa cyangwa atari Sister Vicky, yes, ntukaritsiba abakobwa beza nkawe cyane tubamo rwose turi hano hafi ariko se nawe ko ndi bugende n'amaguru nawe tuyane ishyamba ndi mu gasiporo nyine ntuye kuri ya nzu nziza ujya ubona hirya gusa ntabwo najya bamubona ntibimikiye kubona aho Kigali n'umuse wanyuze telefone ko nshaka guhamagara ubu nshobora mwiza nawe nta kibazo uri kugenda se wavuze uhagaze hanze ntabwo abantu guhagaze usaba abanyakigali turabazi ni ibiki we gutwara telefone ugeze nawe kwibana ukuri kw'Imana yakuturitse n'igi nawe wagize uti ahubwo se wowe wagize nawe gute ugeze nawe kwiba koko usigaye wumva telefone y'abana ibintu ni birebire ahubwo ufasha tugende tuvana tudukurikira duce muri abo tuti tugera ndabakubwira neza nyine ntabwo namusubiza ino telefone nanjye iraza kumpindura ubuzima ugeze nawe ko usigaye urya n'abana amakaci tugiye si ihindura ubwanyu murayizi ko umukobwa yewe yabaye igisambo noneho cyawuzi nawe
ubu tuziye ubusa aha hantu koko mugiye kubasiga mu nzu ndabiza aho twacu yose murahazi nushaka kugenda ubundi se utwatwa yo mire salama meze bite meze bite ko muri nakaritse ubwo nyiri mba ngize amahirwe kukubona pe habaye iki mbese nkubwire ubwo ntabwo wigeze ubona Gatarina kwa mama papa cyangwa muri zikaritsiye Gatarina ayasha Gatarina ntabwo muheruka akazi ibaze wallahi nkubwire ko Gatarina amaze icyumweru ataba mu rugo icyumweru kimwe se n'icya kabiri kigiye kurangira ahubwo Asumani urumva Asumani igeze kumbwira ngo hari nyirabukwe nyine nyirabukwe wa Gatarina ngo yigeze kumuha ikiraka ngasamushe yego wa mumama bita ngo yamuhaye ngo ikiraka ngo azice Gatarina abanje kumushimuta ariko nanjye Asumani arangije araza anyinisha misiyo yamubwira ko bitakunda nese ubwo urumva atari wabikoze kandi nakekaga ngona ngewe Asumani iyo misiyo yarayinkinishije mubwira ko bidashoboka ntabikora ibaze wallahi rero niwe wabikoze bose barishe Gatarina ahubwo reka nkubwire jewe iryo nibanga ngiye nkumeneye ariko ibiryanjye nawe ntasagira umuntu mbyumva nasubye so wallahi nta muntu wawe gusa wumve ko ngiye iyo diro Asumani yarayinkinishije mubwira ko bidashoboka kumbi ni Asumani na Asumani kuko ngiye naramubuze ubu ntiduheruka no gukora akazi none na Gatarina mwaramu Yesu urumva atari we sikaribu nyine mbabura tugende neza ahubwo wembe zawe zishyiremo wenda za guhamagara nawe sevinjemo ari okay sawa ariko ugire gutya kabisa ni gutya uyibanga ubwo imiryango nawe azagira umuntu usubye bamusabe tugende ba tugende babasiga kandi ntabwo ndengahanga ndumva reka mbona nduhuke ese Gatari uba hese wageze nk'iki cyaro gute inzira nta kitagukoresha Yaka nahuye n'ibibazo noneho zikuhana umwana wumva ndi gutekereza agatelefone nkagurishe basi mbona amata y'umwana wanjye ubu nta mashereka nkigira inzara yaranyishe umwana wawe sinabo muri kumwe waramuzanye na ugeze naho kwiba neza usigaye n'abana mbwiza ukuri baranyirukanye uzi noneho ubu bari no kumpiga baramutse bamfashe bahita banyita uzi ibintu ngona uramuzi wa mugore nakodeshaga henshi Nyamirambo si umuzi uriya nasanze ari mabuto wanjye rero ni nyina wa Sayidi kwiki none ubu warahunze wahunze uruhu ngona yaragiye urumva ukanyura kuri telefone n'agatunga ubu rero nibwo yatumye twari mu buzima rero mbona hano ndi no kwigisha bamfashe bananyica ngona yaraje amaze kumenya ko tuziranye kandi nzi ko nanyiriye amafaranga atangira kumbwingira ibintu bibi atangira kumeranya n'umugabo wanjye abonye ko umugabo wanjye nta kintu na kimwe bimukora umugabo wanjye aguma mpagazeho ngo namaze kubona ko umuhungu we nkunda cyane apanga kunyica apanga kukwica kuko baje kunyica nijoro umuntu wari waje kunyica niwe wamfashe akantorokesha arambwira ngo uzaramuka ubonetse bakakubona tuzakwica Yaka ndabizi ko ugira umunwa ugira amagambo ubabarize wimire wimagine nk'aho ubonye umuzimu njye nta kibazo rwose surumva najya kuguteza abantu bashaka kukwica koko urumva ngewe nimereye neza turi nibera haruguru hariya njye meze fureshi nibera kwa garafuri wa mukuru wanjye wabaga muri Kongo mangarasingi kagasanzwe kugeza kudushaka mu rugo twajya unaganyamitwe oya kada akura zahabu muri Kongo amabuye y'agaciro bita kuruta yakaza kayaparikara mu rugo ubundi ngiri njya kumugurishiriza rwose nta kibazo mfite mbere kwa mukuru wanjye nari wambaye ukangura ukarinda ariko buriya Gatari yewe narakubwiraga kuva kera
reka twibaniye uba umugore wanjye ukabitenga urumva ibyo bintu ari byo wambwira gicucu ufite ikibazo utangiye kumbwira ibyo ariko wowe ubugoryi bwawe ntimujya gushiramo iyo urebye ukimajina neza uburyo imana igenda iduhuza gutya ukuntu itwegeranya impande zose warangiza wowe nkabona ntabwo urabona imana kuko itagukunda ushaka kuduhuza ko ubwo nta soni umuntu mfite ibibazo nifite ibibazo nk'igihumbi wowe uje kutangira kumbwira ibyo bugoryi bwawe ngo ubugore njye uriya nabona nawe ubundi ubwo se reba ubuzima ukuntu bwagucanze reba usigaye ntabwo wamfasha usigaye urya abantu nagufasha ariko wagufasha nyine turi kumwe ukaba madani ukareba ko wavamo ubuzi buriya nta kintu wowe ureba ukimajina ukarembere uburyo imana iri gukora ibintu ishaka kugira ngo duhuze Yaka niba ushaka unkurikire umperekeze niba utanabishaka ubyihorere kuko uri kuntera stress ariko ubitekerezeho ubitekereze tugende ubanza ujye kungura amata n'inywera akantu ntabwo kajya gahinduka ngiye kuzana amazi yo gukaraba ntago ntinda ugende ntaraza njye kukuryoshya nakuryoshya kintu cyanjye sawa neza n'amazi tuvamo aratera uragenda ukavaho ucumbagira ni ukugenda ugaterera sheri ni ukumva narushye ni uguterana amabido sheri ndayazanye amazi nushaka uze ukarabe ndatereye ndarushye nushaka uze ukarabe rwose sheri uze ukarabe amazi nayazanye soye nibase ko ntacyo ndaro abagabo barakunda bajya kuvoma amazi y'umugabo ngo yoge nkatera byuzwa bikamanuka njya kumunira bakarabida mukunda nk'imwe ndamusohokana njye n'amafaranga sheri waje ugakaraba ndabona isabune yewe sheri ndaje ndabona nta sabune ihari kajya kugura isabune ubundi faranga harimo aha ko ari menshi wabamo ibiciro by'amasabunera unafungura nitsimure nayo ndapfuye yehehe harahiye icyumba kimwe nkimvuyemo ikindi umugabo se yararyamanye se yeee ndapfuye yongera aranyibye yayatwaye yewe ni ibiki se wamana ikintu nani icyumweru kimaze n'uminsi ibiri ubu bahamba baje kuntwarira amafaranga muvuna mwetu navomye amazi nagize ngo ngaze kukaraba nawe yatwaye amafaranga yanjye kare menya nawe ngaho base koko
kubinda bigira netere amafaranga ikofi yari yuzuye amadolari uyu muntu ko agiye kuzantoza amashashi ukora nyiba kandi yakayarayimbwiye kuko ngasuzugura kara kantu kiba gakeya n'ikiryo kiraza kigakunga muri kofi yose mbona nubwo nakingira nikiza ko ibyo nayo mfitemo byarangiye ahubwo njya kumushaka ibi cyane cyo bimasa beka sinkanjye mama papi kuko ngiye kuzajya nkorera ingegera buri gihe ahubwo shigaje no kuzakura utu twumbati twanjye rwose inzu ndabibakije kirambe cyangwa kigiye kuzana amafaranga ngo kirembe umufundi kwaba ikintu cyanyibye kera Prodi nzanye umushyitsi ntabwo yarize namuhaye igikoma umwana wanjye twari kumwe ibikoma rero yabigenza Yibye ikibazo ni ukuri kw'Imana Yibye akinyabugore Kibura yakibaza umwana wanjye kujya kumuha igikoma ngo wamugize nasigaye uko yigusha n'umukobwa Claudine nawe wanshumbikiye yarancumbikisha yambaye hafi rero niwe usigaye undirira n'umwana nta ntabwo usigaye wibye Gatari anywa igikoma niwe gikoma ngo bamuha Gatari ubwo rero ngiye mubwire n'ubundi kubona uri kunyiryaho kunyigira wajya gusa uzaba muri ubu buzima kugeza ryari singize imana tukakubona ko kuzajya udufasha basi tuzana icyo kurya warekana ifatire n'uyu nubwo bari uba madamu wanjye ubundi ngenza mbafashe bahahire gusa ibintu byawe byose ni mu bagore gusa nta kindi kintu by'itekereza ntabwo wafashe umuntu numva nahahira abagore babiri ngewe nta kintu muri kumenya mu guki bahahire ngewe ko gafaranga njye karabonetse karafurere mangarasingi acuruza koroti henze nyuma kubita agafuka kawungano agafuka k'umuceri numva nkubwire diri uzagukina tumenyesheje n'umwana urabona reba ukuntu atangiye kunanira wagira ngo naheruka no kurya ariko byaba byiza nanjye umugabo nawe umugabo wumva ubona ufite n'amatayisha umwana wanjye afite n'ibitotsi none sigatera urumva atari yakamuntesha umutwe n'umwana wanjye umwana asaba warangiza ukanyiryaho ubu nanijye gukubita akavuga k'akawungano ak'umuceri yumva litiro y'umuto hano mukajya murya n'agafiri yakoze wowe wari waramenyereye iki ubuzima bwe bwaba bwaramukunze ariko we umwana wanjye asigaye nyanga yatangiye guhinduka n'urukara umwana wanjye asigaye nyanga urabona usigaye uri kuzerera uri gushaka aho wakwiba urumva umwana yakumenyera ryari mubona ryari ufite ibibazo we ubundi nari mfite ngiye kukwambika impeta ubundi hari impeta nari ngiye kwambika nyina w'abapampa arayanga ngo yishakira nyir'ihene cya gisambo nahita nkwambika impeta ndetse ushaka ibyo bintu bizanye ute byo by'umukwe n'ibiki kanange umugore ndamukira nose warujije gushaka umugore cyangwa uje kudufasha ndi umugore ndamukeneye nose uje gushaka umugore cyangwa kukwereka aho tuba ugira icyo udufasha abafasha nabafasha ariko nanjye ni madame we jama bimeze bite se wakintu fasha ukuntu bimeze se bimeze gute ko nabuze nyir'ihene mwana yanyibye wakintu sinakubwiye ngo nzamukura no mu nda y'isi namubona aya madora yanwaye ibintu byose unetu ntazengeye ndimo ndagenda gutya ahubwo hari ikintu ngira ngo ufashe ye telefone yanjye barayibye mwana mba nkubwiye njye nyir'ihene namubonye wamubonye yari kumwe n'abakobwa ari hepfo abakobwa babiri njye namubonye uretse n'ibindi nakubwiye ngo no mu nda y'isi namusangayo n'ubu bakore yongeyeyo ndize njye sinzi ako nakubwiye njye namubona
yenyera ubufasha ntaribe telefone yanjye barayiba wowe ufasha ubufasha umange izi nomero zishyirire muri fone unantize ari birenze nakubwiye nta kintu nagufasha nta na kimwe ntagufasha harimo ndashaka guhamagarira imiga nkumva mani gira vava ndabona uri kunyerereza ariko izi nomero zanjye zisubiza subiza nomero zanjye mani